tubasha kugira ubutware, tubasha kubwira Imana bikabasha kwemera. Haleluya, amina. Bona mu ijuru igihugu cyacu tuzemo amahoro n'umunezero. Ayiwe bya mugenzi wawe ngo mu ijuru uzemo n'umunezero. Amahoro n'umunezero ntabwo uzongera kubura amahoro ukundi, ntabwo uzongera kugira agahinda ukundi waba wagize mu ijuru wa Yesu. Ngaza dona amaraso twarize muri iyi minsi ariko Umwami aje kwihanagura. Haleluya, haleluya. Amubwiye urehanagura mu izina rya Yesu. Haleluya. Ijambo ry'Imana turakuri uyu munsi muri Mika baradusomeye agatandatu ngo wa 8 yo tugiye kubanza gusoma mu izina rya Yesu. Nasize ngo tuganire ku magambo avuga ngo ukoresha gukiranuka, kubaha Imana ndetse no guca bugufi. Niyo magambo nasize kugira ngo tuganire kuri uyu munsi wa none iki cyumweru turaha kuri umusozi wa Mwurire. Imana yadushimiye ko tuba hano hantu. Reka rero turigire ijambo muri Mika gatandatu umurongo waho wa 8. Hano bageze yakadusomera, nta kibazo akadusomera. Haravuga ngo namutari mwahagera, ye mwana w'umuntu we yakweretse icyiza icyari cyo. N'amagambo menshi badusomeye ariko navuze ndava kuri uyu murongo wonyine gusa kugira ngo nihutishe umwanya bamashi. Avuga ngo iby'Imana shaka ku bantu bayo ni ku mutwe w'amagambo uvuga. Hari Imana shaka ku bantu banga Imwurire, hari Imana shaka ku bantu birwamagana, ku bantu bagize u Rwanda, ku bantu bari hanze y'u Rwanda, ku bantu bari no kuri iyi si. Hari Imana bashaka mu minsi ya none. Yesu natubwire neza cyane, aravuga ngo ye mwana w'umuntu we yakweretse icyiza icyari cyo, igihe utagushakaho ni iki? Ni uko ryo gukiranuka. Haleluya, amen. Ibyo gukiranuka mitegezaho cyane bose gukiranuka kurumvisha muri ari byo bikuza hanga cyane ndivuga ahantu kubera iki? Gukiranuka nuko by'Imana ishaka. Abantu bamwe bakiranuka ahantu bareba, umuntu akaza karirimba ni byiza agahimbaza Imana agasenga cyane akageraho batamureba aho nashiranuke. Yagera mu mwijima akabaje kwiyoberanya kagakiza akakiyamura akabanza muri umwijima. Ariko ngo ukunda gukiranuka. Yesu uri kubikunda iminsi ya none. Yesu uri gukiranuka ahantu hose. Tekereza, Imana ivuze ko wakiranuka ku gato kanini, ariko umuntu agakiranuka ku kantu gatoya yagira ku kinini ntagikiranukeho. Ariko ijambo ratubwiye ngo ye mwana w'umuntu we ubutagabweze ikizi cyari cyo ni iki ngiki. Yesu nashimwe ko ryo gukiranuka. Ese iminsi none kubikora uri kuririmba wumva urimo neza, uri kuza gusanga wumva urimo neza. Ese ukora mu Imana wumva uri gukiranuka cyangwa uri kubivanga. Akadukomeze no gukunda kubabarira abantu. Umuntu anyaryo na mugenzi we akaza mu rusengero bakicarana bagabo batasuzanya, bakaza bakagendana bakaririmbana ariko batumvikana. Ubutinzika wabitse ku mutima wawe wanze kubabarira. Ariko ijambo ryo gusaba ngo kuri uyu munsi gira umutima w'imbabazi, ubabarire mutamenye neza umubabarire. Yesu nashimwe. Haleluya. Mukunde kubabarira babyeyi, mukunde kubabarira abana banyu, abana mukunde kubabarira. Umuntu wese akunde kubabarira uko byuma byabura mu mutima we nyuma yo kuwutabarira uwo nguwo n'Imana azamubabarira. Ko nawe wari nanjye wanze kubabarira, wanze guca bugufi ngucira bugufi Imana, ibanga ry'abazabuka muri wowe ahaguraza ukaririmba uraza ugasenga buri munsi ugasenga nta kibazo, kimwe kikaba ikindi kikaza ugasenga ariko ibibazo zarabuze muri wowe. Ariko ijambo ratubwiye ngo ukunda kutumvikana n'isi ya none, niba umugatumvikana n'umugabo yarengeze kubabarira umutima w'imbabazi muri we. Yesu nashimwe. Haleluya. Umwana mutakunda kubabarira ibintu bitubaza ni byinshi cyane ariko imbabazi zikava kure. Ariko ijambo ratubwiye ngo dukunde no gukura no kuvuga ngo kugerageza. Yesu nashimwe. Umuntu akunze kubabarira, umuntu akugera ukunze kumugira imbabazi, vuga ngo ngenda kushaka iminsi ya none kugira ngo abaje kuba muri cya gihugu cyo mu ijuru nuko mwe kubabarira. Irembo riraho ngaho niho riri ko umuntu kubabarira. Tanga imbabazi mwene data, tanga imbabazi muri iminsi ya none kugira ngo ibenda ry'Imana zabato muri wowe. Ngo kugira n'Imana yawe ucisha bugufi. Guca bugufi rero byarabuze mu bantu, abantu bakeneye bimwe. Amen. Ikibazo cyo kwiteka Imana abantu benshi yumva ko iyo batangubashe yumva butagenda muri wowe akeneye kuba mwubaha, ariko niba ukeneye kubaho n'abantu Imana azakubaha. Yesu nashimwe. Mureke Imana ibashe gukumva uyihamagara uyinginge, hanyuma Imana ukize muri wowe, icyubahiro cy'Imana kizamuke muri wowe, n'abatakubaha bazakubaha kubera ko Imana iri muri wowe.
Yesu nashimwe. Bazakubara Imana muri wowe. Ariko nimba gushakira ibyubahiro by'iyi minsi by'isi nacyo bizakumarira. Reka turere ijambo. Burayo. Cyaho cya 9. Kuko wakunze gukiranuka ukantuma Imana niyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Haleluya. Haleluya mizimana cyubahiro yacu. Haleluya. 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 Kuko wakunze gukiranuka babijyana mu mitima yabo kugira ngo umuntu murakundana nyamara afite umutima utari mwiza akwanga utabizi ahubwo kuko wakunze gukiranuka ugakiranuka impande zose